habona ubugombe bw'abenshi nabushize ahabona naho ubutunzi n'icyubahiro byaraguhumye urizize nge ntacyo nakoze mwana w'umuntu urizize nge ntacyo nakoze mwana. Turashima Imana gukurikiye ibiganiro byacu utameze neza ku mpamvu runaka ushobora kuba udukurikiye uri mu bitaro urwaye cyangwa se urwaje uri mu minsi itakoroheye cyangwa se uri mu minsi ikomeye cyane, ariko reka tuguhumurize kandi tukubwire usenge Imana kugira ngo ubashe kwakira imbaraga. Imana iguha imbaraga zo kuba muri ibyo bihe urimo. Birashoboka cyane ko abizera mujya mugira mu bihe cyangwa se tugira mu bihe bikaba byadukamuramo imbaraga z'umutima ndetse n'iz'umubiri bikaba byajyana, ariko Imana nitanga imbaraga z'ubwo buryo bwose. Kuri screen zacu tugiye kuganira na Prophet Nibishaka Theogene. Theogene, tuguhaye ikaze. Murakoze cyane, ariko uwo muntu urwaye mukandira akanyenyeri. Yego, umuntu urwaye no kumukandira akanyenyeri. Uramuzi? Bo arabonzi ariko hari nabo ntazi. Ngwe nimero ye. Uraza kwima dushoje ikiganiro. Ari ukuntu ariko tubwiye nimba uzi umuntu urwaye uri mu bitaro arwaye koko arwaye ngiye kwizera mpamye ntashidikanya tubwire nimero ye. 07 naba mbeshye kandi ababizi ko ntabeshye. Yego, gusa bihangane ukuboko kwiza kw'Imana kubatugerereho. Yesu ni umwami kandi intsinzi iboneka iyo twasenze. Yego, intsinzi iboneka iyo twasenze tujya tubona intsinzi. Mudukurikiye wese amenye ko intsinzi iba mu masengesho. Ntabwo nzacogozwa nisha mugongo, abo bantu bari kuzi kubwira ni nabo bazagwa. Have wabwoba we nimunyihorere, ntamara maje pe kujya mu ijuru. Nibihangane bashikame kandi bakomere. Iyo umukristo mwa bino bihe hari igihe ugira mu bihe toje ugakana Imana neza ukiganyira ukavuga ngo Imana ibaho. Ari amasengesho dusenga mu gihe cy'ibyago byacu buriya hari cyahungabanya ku bugingo bwacu. Harya icana yawe yitwa iki? Baraka TV. Abantu rero bari kuri Baraka TV, reka tubwizanye ukuri. Hambere aha mu minsi ishize umusaza witwa Burahamu inzara yaramuriye abwira umugore ati twerekere muri Egiputa, byiburaho wenda izo ngano ziracyahari. Se muri kunyumva? Turi kukumva. Hanyuma aramubwira ati rero nitugerayo uraramuka uvuze kuri umugore wanjye birakureba. Sara nawe ati rero nawe nuvuga kuri umugabo wanjye ubage wifashe. Ibihe bigutera kwihakana Imana, ariko mu bihe wihakanyemo Imana niho igukoreza isoni. Sinkoresheje ikinyarwanda wumva ko kitumvikana, kimeze nyine nk'abantu batazi ibyo bavuze. Igihe cyose kigusuye ukanamuka mu nzira zawe, deni gukiranuka muri byo no guhamya bikakunanira, niho Imana igukoreza isoni. Uranyumvise basi? Ndikukumva. Sinshobora kwihana ibintu bidafite aho bizajya. Ariko Imana izi ko twambaye umubiri. Uko kwidefanda kwanyu niko ntakunda. Hano leta wibaza uti nibishaka ko ikiganiro gitangiranya amahane. Sinkunda umuntu widefanda. Ariko Theogene tuganire nk'abakristo. None se urabona ndi umupagani? Yesu Kristo ari ku musaraba. Aho ntago uzi yuko igihe cyageze kwizera kugatakara. Uwo musaraba wari uwande. Uwo musaraba wari uwande. Ari uwa Yesu.
uwo musaraba niba wari uwa Yesu se yagiraga ngo awukorere nde? Ikibazo ni uko abantu ntabwo bashaka gutwara imisaraba yabo nka beneyo, none yagiraga ngo awuhekeshe neza. Yesu yariye ifiriti n'igitoki byo mu ijuru, bamwereka akabati kuzuyemo icyubahiro, sibyo? Amubwira ati wowe rero dore inama irabaye, mushaka umuntu ucungura umuntu mwiza, amaze kwiyumvamo ibintu by'imirire ameze neza, akayaga kari ku munwa, akavandarateri bagateyeho, aho gatereka da bizima bine niba buze na biriya na biriya nabirangiye wenda ajyayo. Ariko Imana imwohereza yamuhishe iyerekwa imbaraga z'abakarudaya n'abahivi n'abayebuzi. Ako kantu usura kumvise? Ndakumva. Uyu mugabo witwa Yesu iyo aza kumenya neza ko Yuda arimo, hari ingendo yari gusubikira mu ijuru. Uribuka covid kabera tubwira ati izo ngendo zitemewe, mugume mu rugo, guma muri salo, nuruha kuva muri salo ujye mu cyumba, nuruha mu cyumba ujye kuryama. Urabyibuka? Uyu Yesu hari ingendo yari gusubika. Turashimira Imana yamuduhaye, ariko ikamuhisha iyerekwa ry'ibintu bizamuberaho yageze hano. Bivuze iki rero? Bivuze ngo hari intambara Yesu Imana igutabara ari uko wagezemo wamaze guparikamo. Nese ko Simoni yari amutwaje akamutwazaho metero nka 20, sibyo? Ubundi yari azi ko arinde wundi none uri buwutware. Mbonereho njyewe nibishaka Theogene, ari abantu bari ku Iriba ry'Abera TV, ari abantu bari kuri Baraka TV badukurikira, nshimiye umuntu wese wantwaje umusaraba, ari uwangejeje ku musaraba w'imvange z'ijoro rimwe, Imana imuhe umugisha. Ari uwantwaje umusaraba akangeza ku ipantaro imwe, Imana imuhe umugisha. Ariko nyamukuru ni njye wagombaga kubambwa, Golgota zarundi wemerewe kuhangira sinjye. Yesu rero nawe kuriya kunamuka ntabwo tugomba gufata urugero rwo kunamuka, kuko ngo Yesu ngo n'umwana w'intama w'Imana ngo ibi byamubayeho. None abantu muri kuri Baraka TV mbategetse kunkunda ku itegeko, sindi mbona abe no kubinginga no kubahendahenda, mutegetswe kunkunda ku ngufu, kuko kuri ngiye kuba ni ukuri gukenewe kuvuye ku Mana. Niba umuntu agutwaje umusaraba s'il-vous-plaît, ntabwo bisobanura ko abambwa, sibyo? Aragutwaje ngo akugeze hehe? Igorogota, siko kuri? Ntabwo rero agutwaje ngo bari we bamanika. Umusumari ni wowe wemerewe, n'umusaraba babaje ni wowe bawupimiye, ibipimo ni ibyawe. Uragira ngo abantu bakugire gute? Mbonereho mbwira abantu kumva umuntu ngo shanga uriya muntu ngo ninjye wamuzamuye waramaze, ngo hari yageze ngo mfitemo 70%. Ibyo ni ibikure. Mwarimu ni mumuzi cyane, mwarimu yigisha ngo IUOAE, ntago mumuzi se? Turamuzi. Kuki se yigisha umuntu we yigishije akaba perezida, mwarimu akazapfa ari mwarimu? Abari mu muhamagaro ngo usubiremo ntago byumvise. Ndi kubyumva. Mwarimu arakwigisha ukazaba perezida, perezida w'inteko ishinga amategeko, ukaba perezida w'urukiko rw'ikirenga uko wize, ukaba umupilote w'indege, mwarimu akazapfa agenda ku igare, mwarimu akazapfa ari mwarimu. Umusaraba ni uwa Yesu s'il-vous-plaît, ntabwo umusaraba wari uwa Simoni. None iyo umuntu aguhaye njya mbona abagore baza hano kuri kamera, arantaye we, ndetse n'ikimenyimenyi antanye 7, ni no mu nzu y'abandi. Umusaraba yaragutwaje akubyaza 7, hanyuma hagejeje kuri arete ku cyapa, kuki ushaka ko akomeza kugigira n'umusaraba? Nawe wakora utyo ugatana umugore abana ukavanga umusaraba wanjye, jewe se umusaraba wawe ugumana ibyo. Umva nkubwire rero Baraka, abantu mukurikirana Baraka TV, Baraka afite ubukwe. Iki kibazo nzakigusubiza ubyaye 2. Akubutangaje ataravuga. Tangaje none se ntibuhari? Yego.
bara ndakubeshye n'uri ntabwo kwite ubeshye umunsi wahuye na pampa tuzaganira ntabwo ari papa mvuze pampa pampa z'abana umunsi Imana izagufasha wari wabyara umwana iwawe hakaba farumasi agahora kwa muganga amasiro ibipimo by'imiriro byambayeho rwose ari ibintu ubu tuvugana gutya kubera ko ukiri ingarama kirambi ukipapa ukimama ubu zirasiyo wemerewe ibiraha amandazi mukaru akabare kawe ku cyapa cyaho handitseho birashyushye cyangwa birakonje hano umva akabari unyweramo hano dufite amandazi capati sambusa n'ibishyimbo bikaranze n'igikoma abantu nta nubwo njya mpagera rwose ako kabare se gaje ntizaje ariko se bitebye ko mvuga ibyonzi ako niko kabare k'ingaragu z'abarokore naho rero kumbwira ngo nawe wamusiga ibyo tuzabiganira uzongera unkoresha ikiganiro ubyaye kabiri kuri iyo ngingo nzakubwira ahantu umugabo yibaza niba ari umugabo niba yaratembereye niba yarashatse yabyizeho wigeze ugera muri icyo gihe se have wowe banza unyumve kandi uri kukubwira ngo hari ikiganiro tuzakorana you are welcome umuhungu wanjye urakaza cyo wigitegereza kuko ntikizabaho aha nanjye nuko navugaga naswo arongora nuko yavuze ibyo ntabwo byamubaye ntabwo byamubaye ibaze nyoko asigasa na nyina akajya kwa Karabudiyani kubana nawe bamwe ati Imana ndagiye nyina aramubwira ati mwana wa igendere umugabo n'umwana wundi arisasirwa ntiyiyoroswa ngaho igendere uzabona ndi nyoko uzabaze nyoko azakubwira singuteye ubwoba Baraka kuko Bibiliya avuga ngo hahirwa abafite mu mitima yabo umvise akantu ngo uhonze hahirwa abafite mu mitima yabo inzira nziza zijya isiyo abo ngabo iyo bageze muri ibyo bihe tuvuze avuga ati sheri wari Karyasi yego nanjye ndi Morodekayi kuri porutayi ya Charisi ariko ntago nakirengagiza ubuzima twabayemo sibyo ahubwo umva ijambo nkwatuyeho ku munzane wawe ijuru ryapanze izahagararane nawe umunzane ntawe uhari nyine ntacyo se ndawukwifuriza ngo nunguke iki ntawe uhari sibyo ariko nshuti yanjye hari ibihe ukubitana nabyo uzi ko mu ndebe hano umugabo agashyiramo ipantaro imwe n'ishati imwe akabwira Marigarita akamubwira ati icyuki cyanjye hani mutima wari uzi ko akazi bakandangiye Nyagatare hanyuma rero ibindi ni kuri fone umucyaba aragiye niko bateye ubwo arakarenze kubera iki aranga ko abana bamugwa mu maso aranga ko bapfa rero icyo gikombe Imana izakikurira akagenda ariko Theogene sinenze cyangwa se simuze ko atagenda kubw'ibyo bibazo ariko uragiye uhunze icyo kibazo cy'inzara ugeze Nyagatare inzara ntirashira ba bantu usize icyo ubonye ntushatse kubagira ute kubahereza ahubwo uragifashe ushatsemo undi mugore niyo mpamvu navuze ngo icyo akora hahirwa hari kandi ngo uyu ni umwadeperi nzahora ndiwe kugeza ryari ese agarutse Remera bagiye kuyisenya uzajya mu rukiri bigarukire hanyuma niyo mpamvu mvuze ngo hahirwa abafite mu mitima dukeneye mu mitima bra Yesu Kristo yaravuze ngo abahuje imitima yego sibyo abo ngabo iyo basabye se bara karame waterese yavuze Imana se ubwo se ubwenge yampaye bumaze iki ntawe yivuguruje Imana ubwenge yampaye bumaze iki dufite abarokore baheze hano kuri iri buye kuri iri shiga bategereje iyerekwa bategereje ibimenyetso n'ibyo izavugana nabo uzi njye si uko nteye iyo ubura ubwenge ariko nanjye sinabajije ese ubundi ubu yibaza Imana igira umugabo urinze Yesu arinze agira imyaka 2025 akiri ingaragu umubaza iby'abashakanye yararongwa
Yesu yari afite ubwenge ku buryo ingeri zose ntabwo byasabaga ko yarazibayemo. None umubaza iby'ingaragu ibyo abashakanye habaye Ntabwo wabura kubimubaza. Ntabwo bishoboka. Ngo Yesu nyere ko tuzabana Cyane rwose. Shaba ukorereka mbabwire mufite ivangirwa ryo ku rwego rurenga imbibi. Kubera iki? Ubu barareka nkubaza. Aka kanya waza ukambaza uti nibishaka. Mu gihe wabanye n'umugore aka kantu bakita ngo iki? Yego. Nakagusobanurira. Sibyo? Mu izina rya Yesu. Yego. Mvuga ukuntu ibintu bimeze. Mukajya nko hirya. Wari wabona umukobwa w'umuvugabutumwa batumiye urabitaye se? Oya ntabwo mbitaye. Neza ugiye kunda abagore wa muhungu kunda abagore barakumbwiye. Yego. Urabona umukobwa batumiye? Urabona umwana w'umukobwa batumiye agahugura abashakanye mu iteraniro akanabihanisha abantu nabo. Ngo wa mugore we ngo Imana irambwiye ngo ihane kwiya ku mugabo. Imagine Yesu yaravuze ngo uretse ndaje batagira jambo yahozeho. Sibyo yahoranye n'Imana yari jambo ahoraho bazana ibikiri biki. Imana mu bumana bwayo iduhugura muri byose. Sibyo Imana ntiyabaye Baraka we niwemerewe gukurikirana iteraniro ry'abubatsi. Nyine ndi kwisi ubwo se uransubije ibyo nkubaje kandi nanjye no kuvuga ni iteraniro ry'ababyeyi. Wowe wajyamo? Ntabwo najyamo. Kubera iki? Ntabwo ari umubyeyi. None se umuntu w'ingaragu aza kuvuga ibyo abashakanye gute? Yesu ushatse kuvuga ko Yesu adakwiye guhugura abashakanye? Atese ate Dutoje ntiwaguye ubu. Umugore we yitwa nde? Ariko we uko mbanye ko abarokore njyewe ntabwo ndi kurwanya Yesu sindi no kumupinga ariko se Yesu mu bashakanye Pawulo ntiyahuguye ngo inde se? Pawulo mama shenge babita ngo ikiza bahaneze ba Pawulo abo ngabo ariko nabateguje kare nawe ngo mutegetswe kunkunda ku ngufu. Reka nkubaze none mbaza message ya perezida Imana yakabaye iha undi mu perezida akashyira perezida. Sibyo ugiye kuvuga utyo. Message ya pasiteri Imana yakabaye iha pasiteri akayishyira pasiteri mugenzi we. Kutari bunsinde wa rubanda rugufi Imana iguha message ya perezida yiguha nkandi. Inde ngewe uzi impamvu se? Ngewe nibishaka Theogene ntabwo Imana irampa message ya perezida. Dore manitse amaboko mu buhanuzi wumva ntanga. Wari wumvamo ubuhanuzi bwa perezida? Yari urugero nose ntabiziha. Reka nguha amakuru. Ubundi perezida Imana ibayishaka umutuma we yamutuma hondi umuhanuzi witwa ndese wari we wese. Ubu waba uri ingaraga ikakubwira iti irambwiye ngo hindukira niko imbwiye. Nta mana ituma basiri batera mu ngo z'abashakanye ntayibaho. Kituma umudivorce se mu ngo z'abashakanye nuko yigeze urugo kandi akaba abitse amabanga y'abashakanye. Uruganda rwakunaniwe ukajya kurushingira abandi ntago bikuraho ko yabaye umugabo. Nese amapiyesi yamugize umusore amapiyesi yataye ari umusore wagutuma wayazana. Reka nitangeho urugero. Ubu tuvugana ndi umusore nararana n'umukobwa rigatandukana ariko se ubu ninde wabinkora? Nanjye ubwanjye sinagutumira iwanjye ukaza nkararana nawe muri gato se uwa babiri umugabo wigeze urugo. Kwirinda ibyo utazi byoroshye cyane kuruta kwirinda ibyo wamenye. Niyo mpamvu abiganyira bareba impamvu biganyira. Umuntu yiganyira icyazi nta muntu wiganyira icyo atazi. Nese iyo wihanira ari nkawe nari kwihanira se? Koko guma n'ibyawe nari kwihanira hitanajyana. Iyo wihanira ari muri bene wanyu bo mu cyumba cy'amasengesho haba habaye iki? Nta muntu njya nihanira aho ngero. N'urugero iyo uryiyaturiye se ugiye kwinjira uti Imana rero byaraye rinzuta gusa unyeze haba habaye iki? Uko ni ukutamenya nawe. Nanjye ndakubabaza irari umva ngusobanurire mubwire neza.
irari ntago rireba washatse n'utarashatse. icyo nzi cyo nuko nzi ko umuntu wese uri mu rukundo aba atari mu mavuta nuntera ibuye kiratetse nijoro nakujoyininze dore nijoro nakujoyininze narebye igihe uryamira saa 8 cyari kiri kuri chat none se umbaze Baraka nta kontineri ufite majerwa nta muzigo uturutse Tanzania ngo umbwire ngo wari uri kubaza umushoferi ahageze ubwo niko sheri yaravuye mu kazi sibyo nibwo nawe wari uvuye guhiga mu buryo bumwe cyangwa ubundi sibyo rero bro ibyo wabibwira umuntu utarabibayemo uribuka telefone yitwa Rwanda Te ndayizi 3 ku munota nge natangiye kurambagiza Kenisi ari kwamamaza Tigo uribuka ka publicité kubuko ngo yahageze ngo indese ngo Tigo ngo nge natangiye guterera sibyo subizi ko saa 5 byari ubuntu yego rero ntitukabeshanye nabanje kwisegura ku bantu bakunda ukuri untera ibuye we ni nyina w'ikinyoma ni na se w'ikinyoma ndabizi neza ariko ukuri guhari ni iyihe Mana ishobora gufata icyemezo cyo gutuma umwana w'umukobwa mu rugo rw'abashingirana karenzi ingo nyinshi zagiye zubakwa n'ingaragu cyane rwose Baraka manika mu butumwa bwa bara Pawulo yigeze umugore ntiyaguye ingo yavuze ngo iki yavuze ngo iki Pawulo yavuze byinshi yaravuze ngo ibyo wafashe nibi yaravuze ngo kubisubiramo gushaka ni byiza ariko kudashaka bivuge neza oya bivuga udatitira bivuge neza gushaka ni byiza bitsindagire ariko kudashaka gushaka ni byiza umurongo ni wagufashe muri Pawulo yabwiye abo bakanye numva nawe uri umupagani reka bari bamukubitisha yego ratanye bwirire pa yarabivuze aho wagufashije oya Pawulo yaravuze ngo kurongorana kwa bashakanye kubaho yarabivuze ariko hari kuvuga ibyo yavuze ari mu mubiri ayobowe na Satani Pawulo ibyo ngibyo yavuze ayobowe na Satani yarari mu mubiri urukundo Imana itubwira yuko kugira ngo abantu bororoke kunyurwa kw'Imana nuko abantu bororoka ari uko urugo rubayeho Imana itwereka ko ibyishimo biruta ibindi kuva isi yabaho bibonera mu rugo ni gute Pawulo yavuze atyo urakoze hanyuma rero wavuze uti none nk'ufashe rege agatigita kakarenga kubera iki Pawulo yavuze ngo ibyiza nuko wabireka bara reka tuganirira abantu badukurikiye mu kinyabupfura niba nta n'icyari gihe reka tugishake sibyo yaba mu myaka yaba no muri experience y'ubuzima ndakuruta yego sibyo wenda icyo ndusha ni ukwirengagiza nkana ibyo uri kujyamo kuko uzabibona yego hari situation ugonga Imana izayikurinde ukabwira umugore ngo wimbyiga igira hirya ibyo ni iby'abahaze ni iby'abanyamurengo ibyo ndabyumva rega iyo situation Imana izayikurinde uzi inshingano ya mbere y'umugore ni ugusaza umugabo yatuje no kumuturisha yase oya wigendera ku ibyo bano bano basazi bandika by'uma social media no Tosheni iyo turi wowe nyumva Tosheni nyumva ntabwo ari uwawe n'uwanjye ntabwo ari uwawe wireshyira umugore wawe tuganire nk'abakozi b'Imana umva nyine nkwereke impamvu ibyo avuga nibyo tuganire nk'abakozi b'Imana okay wigendera kuri bazagutwerera vuga umugore w'umutima wowe bazagutwerera tuzabutaha rwose nubwo utantwerera ijuru niba ryarayindi uzabutaha ndabizi tuzabutaha oya tuzaza amen tuzaza ndabikwemerera nubwo mutantwerera ijuru niba ryarayindi nzagutwerera sawa ngwino mu bagabo nshuti yanjye yego ari igihe tuzaganira ariko icyo gihe kizabaho ryari we nyumva rero nyumva nizabikaga zari amagi we nyumva igiti kiri mu isambu ya so ntaho gitandukanye n'ikiri mu isambu ya data biba bitandukanye biratandukanye kuko ikiri mu isambu ya so sinagifata ariko ikiri mu isambu ya data nagifata yego ukuma ntatandukaniro se bara wabuze ko turi kuganirira abantu b'abahanga nyine uza abantu bagukurikirana niba hari benshi urabizi neza ariko Tojeni wicinye inkoro tuzabutaha wiza n'ikinyoma tuzagutwerera reka nivugire ukuri nigendere yego kutarimo kunkanga oya gukanga se ko uzabyibonera n'amaso yawe nzabibona urakaza neza mu isi y'abagabo ibyo wabonye abantu bose barabibonye we banza wumve ubaze nyoko
twikomereze cyangwa se wakubyaye twikomereze umva icyo nshaka kukubwira mama mubajije ibyo wabonye ntabyo yabonye ku izi saha abanye n'umugabo w'imyaka 30 nkumva amakuru aho niho nashakaga yego izi mpamvu siko na nyoko bamaranye kiragiye ndayizi niyi ko mama wari umwana barihanganiranye nako kantu nashaka gumbwira barihanganiranye nyine mubwire icyatumye nyoko adasohoka muri rwa rugo yanze kurebuzwa amafuti ya sko ariko niba ari umugabo mubi kuri nyoko papa bimugira mubi banza unyumve oya nise banza unyumve papa ni umugabo mwiza sindi umutumirwa uri umutumirwa reka rero mvuga impamvu ariko se avuga ibitari byo tega amatwi ngewe urabona ndi robo hano we banza utuze niba hari umugabo mubi papa ntari mu bagabo babi nyine nyumva yego vuga ariko numve nta kibazo yego nisko oya cyo kirakibeye we tega amatwi nsoza icyo nshaka kuvuga yego urumva reka kwemerera kubeshya oya ntago mubeshyera niba hari umugabo mubi wabayeho kuri nyoko nisko wakwibyara tega amatwi wowe gusa ariko niba hari intwari y'umugore yabayeho ni nyoko wihanganiye amafuti ya sko tega ariko ndangiza urambwira ariko urarangiza kugira bigende reka nsoze soza niba hari umugore mubi wabayeho kuri sko ni nyoko cyo wakibeshye ariko niba hari intwari y'umugabo yabayeho nisko wihanganiye amafuti ndaje reka wakibeshye erega nakubwiye ngo ntago tungana yego iyo sko we banza wumve iyo sko aza kurebuzwa turiya tugeso tw'abasindi akakurikirana akantu ku kandi sibyo isahane mama yibagiriwe ku meza akaza tontoma uburiri yibagiwe gusasa bitewe nuko ihene yari iri kwabira akaza arwana iyi myaka ntago baba bayimaranye hashimwe Yesu wabahagazemo hagati umwe ikamwima kurebuzwa amafuti ya mugenzi we mva nkubwire mva ko munyarwanda ukuri utavuze se yego aravuze ngo kuko ari ntazibana zidakomana amahembe bakoze ahubwo ayo mahembe y'iwanyu sone nyoko bagize ubwenge bwo kuyakontorora none uranyumvise ukumva mu bukwe uzabaho igikombe kurwo rugendo rw'imyaka 30 mbwiye uratubeshye inde ntazibana zidakomenya amahembe erega nkawe wowe se ko nta n'imyaka 5 muramarana shaho baraka ngo ntarabukora nanjye ngo nta myaka gusa umva impamvu ndi kubabwira erega commentaire ziraza kubabwira ese turi kubwira injiji turi kubwira aho abaza aho bibera kuri tere bara mu bikombe uzanyweraho nkivumiye imbere ya kamera ndi kuri iyi platform Imana izakurinda igikombe cy'ibidandabiranye cyo guterana amangumi mu rugo uzi ko amavuta uvuga ufite amene kuri kubyumva hari uwo ndi kubwira waraza kuguha commentaire uraza kubyumva urumva mwese yababaho uza kubwira ikigeragezo kibi kibaho kiruta gusenya uzamubwira uturambeshye gushaka ntibiguhire ni wo mwaka ukuri yindi myaku mwisi niba rero baraka ariko impamvu kuri indi myaku Imana ikintu kiba ku isi yashyizemwo umunezero kurusha ibindi byose ni urugo niyo mpamvu n'umubabaro urenze iyindi yose uva mu rugo urakoze cyane ibyishimo birenze ibindi ku isi biva mu rugo basa noneho kunyumvise umubabaro urenze uwundi uva mu rugo ariko umva nkubwire nta muhanga uba ku isi ya rurema nta n'urugo rwubaka n'urugo uzakubwira formule yo kubaka urugo rwiza urugo rwiza ni umwanda uturuka ku Uwiteka urugo rwiza Paulo yaravuze ngo nshobozwa byose na Kristo mpa imbaraga nta mangumi yabaye umuntu ugira kwihangana umuntu ugira kwihangana ni imbaraga ahabwa na Kristo si imbaraga ubwe yambaye
Mana ishimwe. wabyumvise Aho niho nashakaga rero Baraka. Mm. Urumva muhungu mwiza. Mm. Aho niho nashakaga. Hari ijambo natemeyemo rivuga ngo Mm. icyakora Uwiteka himbazwa. Mm. We wahagaze aka kantu wakumvise Mm. hagati ya papa wawe na mama wawe. ariko Theogene njye mu myemerere yanjye Yego. uko nemera nk'umukristo Mhm. Imana buri gihe ishyigikira intambwe n'intekerezo zacu zacu ntago reka nkubwire Hasenyuka ingo z'abantu. umva nkubwire se umva nkubwire Eh. Theogene Mm. urabona gutya nicaye ku ino ntebe Sha uri kumvuna urakanda akanyenyeri. nta kibazo umva gutya nicaye ku ino ntebe wabyumvise Eh. Imana ntago yampumugisha w'abantu bagenda nicaye ahangaha Mhm. sibyo Mhm. ndi kugenda Imana ntago yampumugisha w'abantu baryamye Mhm. sibyo Mm. mbumbye umunwa Imana ntago yamumunwa w'abantu bavuga umva nkubwire rero sibyo Ndakumva. ntago uzaba ushaka gusenya ngo Imana ikwambike imbaraga zo kubaka urugo rwawe Kandi wowe ushaka gusenya. kandi wowe ushaka gusenya Nibyo. Aho ndi kumwe nawe. sibyo Mm. ndabyemera ijana ku rindi ko Satani Mm. Bibiliya yaravuze ngo Ya Philippines. ibigusha ntibizabura mu bana b'Imana Yego. ariko hagowe ubibazanamo Yego. Satani abarekereje kubera ko uwo munezero Satani ntabwo yishimira ko abana b'Imana bawubamo Yego. duhora turwana n'intambara Satani atubibamo Yego. ariko nanone kubizera izina ry'Imana Mhm. sibyo Mm. kunesha bagukura kuwiteka ntago rero uzaba udashaka kubaka urugo rwawe ngende Albert mu rugo rwanjye ruri Kimironko mbeshya umugore ati ngiye gukorera ku Gisenyi mfiteyo kopi y'umugore Mm. sibyo ngiye umugore wanjye ati burya ntago akazi kari kugenda neza mfite ishoreke ndi guhahira Mm. umwana amwohereje ku ishuri ati genda ubwire diregiteri ko byanze mfite undi mwana w'inshoreke ninjiye ndi gukira ute Mm. ndi guhahira Mm. Imana izambonamo ubushake bwo kubaka urugo nashinze Okay. Reka twinjire mu kiganiro. Mm. Reka twinjire mu kiganiro Mm. kuko byanze bikunze ubwo iyi challenge Mm. iba ifite impamvu. Mm. Intro irarangiye twinjiye mu kiganiro Yes. Mm. Mu ntambara mbonye mu myaka yanjye mikeya hagati y'umugore n'umugabo. Mm. Ubundi umurimo w'Imana egari urugo. Mm. Nubitandukanya umbwire nguhe mikoro ntabwo bitandukanye Urakoze cyane. Mm. Abahanga barakubwira ngo wananiwe kujera ibyo mu rugo rwawe. Mhm. Ese iby'itorero wabijera wabishobora ntabwo bikunda. ntabwo ari abahanga ni Paul wabivuze Yes. Yeah. Hari utugeso turi hano muri iyi si yacu tubamo ya buri munsi. Mm. Ukumva ko niba ibi bikunaniye Mm. byo kuba wenda wari utungiye umugore mu bukode, Mm. ukumva ko nujya kwinjira uriya ufite iwe uzamushobora. Mm. uba wakisha. Exactly. Ibintu unaniwe kujera ari wowe ubyinjiza ubishaka. Mm. Wowe ugashaka kujya guhangana n'ibyo abandi bakoze udahari. Mm. Ntekereza ko ni intambara yindi uremye byanze bikunze uhamagaye intambara yari iri hariya yicecekeye. Mm. sibyo? Mm. Ikintu cya mbere Mm. nshaka ko ubona kandi umenya, Mm. Bara ndakubwiza ukuri, nakumvise mayindi yawe. Mm. Imana izagushigikira. Mm. Uzi ko uyu mwanya turi kuvugana aka kanya, Mm. sibyo? Mm. Ntabwo umaze igihe kinini muri social media, Mm. ariko nanone ntabwo ndi uruhinja. Mm. Yego. Nigeze nkora ikiganiro hano ndababwira ngo nubona umugore aje kurira kuri kamera, Mm. umugore ukeneye kuzaba nyirabukwe w'umuntu Mm. ntabwo aza kuri kamera. Yego. Hano mu nyumve, Mm. umugore ushaka kuzaba ba mwana wa runaka aza kuri kamera ntabwo aza kuri kamera. Umugore ukeneye umukwe ntaza. Mm. Ariko none umugore aje kuri kamera ati umugabo arantaye, umugore akarira ndetse akatotora umugabo we kuri izi kamera. Nawe ukaza wiruka uti yo impore. Mm. Pole, Imana iguha andi mahirwe ya kabiri niyo yaba ya gatanu. Reka mbwira abanyarwanda nibo bumva ururimi rwanjye,
nta mahirwe ya kabiri abaho. Yego. No, ahubwo aya mahirwe ya kabiri umuntu ayaheshwa n'abava mu masezerano ari nta mpamvu. Yego. Bibiliya idutegeka gusezerana rimoja. Banyumvise? Iri rimoja ritagira ribyara ryaryo, ritagira ryisengeneza, ritagira rya nyirarume, ritagira amateka ni one promise. Umuntu uzakubeshya ngo hari ubugabo ngiye kuvuga ikintu reka ngikatire. Gucumura gukomeye ni ukuba mu kinyoma ubizi ko kirimo. Reka mbwibire umuntu wese utaragize umugisha wo kuguma mu rugo rwe rwa mbere, amenye ko yabidefanda atabidefanda abayeho mu buzima bw'umugayo, abayeho mu buzima bw'ikinyoma. Wavuze ngo tubayeho ko nawe urimo. Hari uwumbonana, hari uwumbonana, hari uwumbonana. Wavuze ngo tubayeho. I am one person. Urumva neza? One family. Nduyu. Ejo se nibikubaho wowe. Nibikubaho kaza ugashaka undi. Ariko mu gihe ntabirimo sura binshinja. Sibyo rata? Tubwizanye realite. Ndakubwiza ukuri ko wabidefanda ubijyana iburyo, wabidefanda ubijyana ibumoso. Byanze bikunze. Urumva? Egari guseba. Umvise? Ibintu muri ntabwo mbyumva mu byihore. Yego. Urumva? Igikurikiraho ni iki ngiki. Ujya ubona uko n'abantu barashaka kubigororoka babidekora bashaka kubisiga uturungo ngo bise neza. Egari guseba. Iki ni cyo gisebo cya mbere kibaho abantu babana nacyo kandi gikomeye kuruta ibindi bisebo. Yego. Bara ntureba sindi hano imbere ya kamera. Nibishaka Theogene bibaye ngombwa ko mfata initiative yo kuvuga ngo nshatse undi mugore. Kubeshya ni icyaha. Namujyana mu mategeko kuko hemerewe by'agateganyo. Iza kilometero muhungu wawe iza gato. Urumva? Mu mategeko namujyanayo. Niho honyine banditse ngo nk'uko amategeko abiteganya. Simvuza igihugu runaka. Nk'uko amategeko agira gute abiteganya. Ariko hano baravuga ngo kereka iby'impeta byo byihora. Kereka umwe apfuye cyangwa Kristo agarutse kujyana itorero rye ryera. Mbwira abasiribateri mwari muri mu nkundu mube mubiretse. Bigende bite? Mwongere mubitekerezeho. Yego. Yego. Ndakijijwe rega nshuti yanjye. Babe baretse ayo mashagaga bari bafite. Bwira umukobwa uti uzi sheri hari ikintu nibutse. Mbonye ikiganiro nibishaka yakoze kuri Baraka TV no kuri Barya TV. Cyanteye kuba ndetse simbivuyemo. Ariko kanongere nibukira ijambo rivuga ngo tubyaye cyangwa tutabyaye. Arwaye cyangwa ari muzima. Buriya mwitonde iri jambo rifite ibintu ribitsemo mwebwe mutazi. Inko kurya inkoko irimo umuceri mo indani. Mujya mubibona? Hanyuma kugira ngo ugeze hano wemerewe aha ntibiraba. Hano wemerewe kubwira pastor uzi n'ibindi. Ibi bintu ntago ndengaho. Ariko mu gihe urenze iyi ngingo ya mbere y'urutoki, urutoki rwose aho ruva rukagera rugizwe n'ingingo 3. Inzira, ukuri n'ubugingo byubakiye ku rutoki. Niba mutari mubizi mubimenye. Ugatangira uti ngewe nibishaka Theogene nkwambitse iyi mpeta nk'ikimenyetso cy'urukundo. Yego. Nzagukunda ukamanura kugeza ubwo usore. Reba hano. Reba hano nejo bundi nzaba mari. Karinda ubwo umanura ugakubitana ukavuga uti amen. Hanyuma ukigira utya barakubwira ngo sezera ku ngaragu Jean Pierre waguhehetaga Murekatete wararaga gushitinga akubwira ati I love you. Natwe abagushegariye tukagira gute
ariko se uzitoje uzituganiriye mu by'ukuri icyo akera ye muhungu bikobokera sinari impari byanjye byancitse ndeba fata ati byaho icyo mpamya ntashidikanya amategeko buriya yaziye ibigande tugiye kuganira nta kibazo mu kuganira njyewe ntago mpamya ntashidikanya ibi ngibi nibyo uturorizo telefone shaze yo gusiripa ibi nibyo nasanze bihari ngomba kuyoboka ariko isezerano ryanjye icyo nzarinda ku mugore wanjye ntago mpamya ntashidikanya ko nzakirinda kubera ibyo navugiye kwa pasiteri sibyo icyo nzarinda ku mudamu wanjye na mbere yuko tujya mu rusengero n'ubu nakirinda sibyo iyi ni inzira nasanze ihari ngomba gucamo hego urashaje urakuze ubundi umaze no kwera fatira ubundi urinda ujya mu mahame ya pasiteri runurungana nawe ubundi burwana oya turi kuganira reka tureke mu burage cyane amasezerano sibyo njyana ndi kuvuga ngo mpamya ntashidikanya ko kuko sogokuruza wawe sibyo yabayeho kujya mu rusengero ngo nzatandukana nawe n'urupfu cya Kristo bitarazi yaramanye nawe sibyo yabayeho tutazi twajya mu mirenge ngo dusezerane ngo mbyemeye ngo kubera ngo ibiki n'ibiki amategeko yaziye ibigande sibyo rero mpamya ntashidikanya ko isezerano rya mbere hagati yawe n'umuntu mubana ntabwo aribyo pasiteri babwira kuvuga amahirwe dufite utararenga nuko divorce n'ubugingo ntaho bihurira ubitandukanye ute yego ko biratandukanye cyane ubu nuko divorce uzabona ubugingo zaritaha pe ntagire umuntu uvuga ko abakoze divorce bazarimbuka ujya mu ijuru ukabonana na Mariya ibyo bintu yabikubwiye reka nguha amakuru uriya mubyeyi ntabwo twacirinze cyane ngo tuganire ibintu birebire urumva ariko mu byongewe nzi aka kanya yakubwiye uriya mubyeyi se oya ntabwo twaganiriye ibintu birebire wenda iyo topiki twazayigarukaho bushya ariko se kuko mbwira wenda utari wambwira ku kana mbara umbwiza ukuri wahuye na Bikira Mariya yego wabonye asate ni umubyeyi mwiza uba ahantu muri deparitema ye ubona ko indangagaciro ze nizo zozo kubemera Kristo ni umwana mwiza ariko yabanje kuntera ikintu yarambwiye ati wowe n'ukuntu wirirwaga unzengereza utanyemeruje kunsuhuza ndamubwira ni erega mubyeyi aratuba ni mu kinya ndamubwije ukuri jewe namubwije ukuri ndamubwira ni ara ni mu kinya Mariya mwaraganiriye ukuri kose aba mu kigo cya wenyine nta wundi muntu bari kumwe none se ko mwemera ko ijuru ribaho kuki mutumva ko aririmo ijuru mwemera ko ijuru rihari kuki mutemera ko Bikira Mariya yaritashye oya ntabwo twabihakanye turabyemera twarabonanye vis-a-vis urumva neza ni umubyeyi ubona ko afite umwihariko we apana ibingibi byo by'abagore rusange akavuyo rusange oya vraiment oya tujye tubwizanya ukuri niba utemera ibintu byigumanire yego ariko ntuhakane n'ibivugwa njye naramubonye mbona nkubona 2015 rega 2015 nejo bundi 2015 aribwo nabwiye abarundi ko perezida wabo Nkurunziza Imana imucyuye agiye gupfa icyo gihe ntabwo nari nakaje ku mbuga nkoranyambaga ariko abo twaganiraga amacati mu magurupe ubwo butumwa bo barabuhaye rero ni ukuvuga iki ni ukuvuga ngo ibintu bijyanye n'ijuru n'ubugingo hagati y'isi n'ijuru harimo urukuta urufunguzo rw'urukuta rukujyana mu ijuru ni ukwihana ibyaha yego izindi derega bazakubwira izo zo ni ukubeshya ni ikinyoma hari imirimo izarangirira hano kuri ubu butaka turiho ijuru ritangira wihana ijuru rihomba umunsi utangiye gukoreraho ibyaha aha rero niho ibintu bigize gute urankurikiye baraka ijuru ritangirira ku itariki wihaniyeho
urumva aho ritangirira hanyuma ijuru ujya kuri lisite y'abazaritaha mu gihe uhawe iki imbabazi uranyumva neza ijuru rero n'amadivorce ibingibi byo abantu bitandukanye nureba niba umpaye ipantaro ingororano z'iyo pantaro zizarangirira hano password zari kwinjizamo ntabwo ari ipantaro waguriye umukene 1000 wampaye ingororano zacyo ni hano urumva rero nabiriya bababwira ngo imirimo ngo yabera bizagenda ngo ibaherekeje nukubesha pe ikinyoma kandi ngo mu ijuru ngo habanga ibitabo ngo by'imirimo ibitabo reka ahubwo hari ikintu babahishe biriya babibabwira kugira ngo mukore cyane mubahe n'ibyanyu cyane ariko kuri kubirimo ni nko kuba ahubwo dore ikintu kirimo mubitsaho inyenzi n'ingese zitagera icyo bashatse kuvuga ntabwo ari cyo hano mu isi babasobanuriye ni ukuvuga ngo iyo ugeze mu kazitiro hano mu isi nyirinza kureba irindi jisho umwana mu bitaro mwarimu akubwira ati mvanira aha ibyo bintu uri kubyumva neza handi biba byagucanze uhamagara mu ijuru aho wabikije mu ijuru nibo bafite kode yo kuba barakuzigamiye kuri iyo konti umuntu agira konti ebyiri rero umuntu agira konti mu isi akagira na konti hehe mu ijuru ijyaho amafaranga se ikijyaho nicyo wakoze icyo washizeho nicyo kijyaho ni hahandi rero iyo utangiye kwibutsa Imana imirimo aka kantu urakumvise uba uri kubikuza he uburi kubikuza kuri konti ya mu ijuru ntabwo urajya gusenga Imana ikakubwira ngo mwana wanjye nibutse umuntu wagaburiye nase ugira ngo bibitse hano mu isi nono mu ijuru ni mu ijuru noneho rero ibyo baguha ntibiva he mu ijuru ahubwo Imana ikurebera umuntu hano mu isi akakugororera ibyo wakoze yego nta ngororano nta mirimo ndabizi barantuka ariko agatwe ntabwo ninjye wabizaniye ndabizi neza 100% uzanzanire umupasitori wumva wizeye ko afite amakuru tuzicare hano uzi ikintu kikujya uzi ikintu usangayo hariya nikubwire hariya barakubaza ngo uragenzwa n'iki niba utashye werekana ikarita y'uko utashye uvuye hano niba uri muri visite werekana mu ijuru naho habamo visite uti none se nari ntashye naba nari ntashye se nk'abandi hano wari wagiye kuvizitinga njyewe nari ndi muri misiyo yo kuritembera kuko nakoreye Imana igihe kingana n'imyaka 20 ntemera ko ijuru ribaho niyo mpamvu wagiyeyo niyo mpamvu njyewe baje kumfata baranjyana baravuga bati none umaze igihe utuvuga neza pe n'ibihamya byo kutuvuga neza njyewe ijuru navugaga muri nge ni rya juru ryo wampaye 5 ntacyo namuhaye munakanyishurira inzu nta hantu tuziranye iryo juru ryo ndana byo babihimbaza kwana simbizi iryo juru ryo niryo narinzi ariko se wenda ariko ngezeyo sorry ngaho ni Maria gusabonye cyangwa n'abanye abantu benshi nk'abande abakobwa bakuyemo amada bakihana bari mu kigo cyabo abadivorce bashenye bakaritaha bari mu kigo cy'abagabo b'ibigwari batihanganiye kubana n'abagore babo akaramata deni batsinzwe n'indahiro iki kintu mukitondere nabatsinzwe n'indahiro yego hano dufite abasirikare baje babohora igihugu uyu munsi batakiri mu nshingano z'akazi ariko ntibikuyeho ko babohoye iki igihugu sibyo turabibubahira n'umudugudu wabo urahari sibyo umudugudu w'abadimobi Kanombe urahari yego iki nta cyaha nkoze rero no mu ijuru hari umudugudu w'abadesanta abantu bagiye barahira indahiro bakazitsindwa abantu bagiye bahiga imihigo ikabakubita ariko muri za mbabazi uyu mwami agira agashyiramo ka bonisi bagataha hahandi nyine wezwa ku munota wa nyuma uri nka sehashika wenda n'urugero wumva mbese byanze nta kugaruka uti mumpamagarira umukozi w'Imana nature ako kantu urakumvise
watuye warakoze iki ntukibana n'umugore watuye warakoze iki bitanu byanjye ntabyo nsubije kuko hariya ntabwo uri buyame byanze bikunze ni muri bonus rero ka gakiza rero rya juru Yesu yatangiye ku musaraba riracyahari yego ya mahirwe kiriya gisambo cyaherewe ku musaraba aya mahirwe aracyari ntacyo wabonye urumva ntabwo nkizi kuko icyo gihe ntacyo narinzi urumva then abakobwa batashye ari amasugi bari mu kigo cy'inyangamugayo urumva ahantu bitandukanira abasore batashye ijuru bakiri imanzi bari mu kigo cy'inyangamugayo urumva hari amadepartement mu ngiye unahitamba mu kigo cy'inyangamugayo ntabwo mbizi wowe se cyabazi simbizi ntabwo nabimenya aho wajya ni wowe uhazi ibaze Baraka yagiye mu kigo cy'inyangamugayo we ntanagiyemo nta n'undi wazabona ngaho dukora ikiganiro jyana ni wowe wiyize twiganire rero iyo bavuze umwana w'ubugingo n'uwo kurimbuka ubundi muri zina Imana ikavuga ngo abo kurimbuka ndabazi n'abo ubugingo ndabazi biba bishatse kuvuga ko ntacyo wakora utarandikiye ubugingo ngo ubibone abana uvuka hari igitabo wanditsemo ko ufite ubugingo ntabwo bikunda cyangwa hari icyo wakora kugira ngo urumve oya ntabwo bikunda Kayini yavutse ari Kayini ntiyigeze ahindurirwa izina hari aho byanditse oya Abeli yavutse ari Abeli hari aho yahinduriwe izina oya rero nuko bababeshya mwe babakubita ibipindi umwana w'ubugingo egari Abeli umwana wo kurimbuka egari Kayini ni abana basobanura ibintu bibiri ni umwana wavutse ku bushake bw'umubiri n'inyama n'amaraso ni Kayini havuka undi mwana wavutse ku bushake bw'Imana ari we witwa nde Abeli urumva neza rero umwana wavutse ku bushake bw'umubiri n'inyama n'amaraso niwe mwana wo kurimbuka ariko umwana wavutse ku bushake bw'umwuka wera n'uruhande Imana yari ihagazemo niwe mwana w'ubugingo niyo mpamvu rero ahamagaye Yeremiya aramubwira ati gabanya induru n'umunwa muremure nakumenye kera ngushiriraho kuba umuhanuzi uhanurira amahanga kandi nakwejeje ukiri mu nda ya nyoko gusa urumva urakora iki nta kintu wakora kugira ngo ngaho kitubwire urumva wakora iki turi kuganira ntacyo wakora ngo ijuru buribure ntabwo bikunda kandi mbikweretse umunsi Satani yasanze Adamu na Abeli mu ngobyi ya Edeni bagakora icyaha cy'ubusambanyi akamutikura inda urumva inde wasanze undi muri Edeni none se Kayini yavukiye ntabwo mbizi ni muri Edeni inda yagiriyemo muri Edeni Satani amubwira ati mugire gutya nimugira gutya cya giti kinuze bariye bararyamanye nimukajye muvuga ibiti mukabeshya babishize mu kinyabupfura cyabo cy'icyo gihe na n'uyu munsi bakomera kubiha icyubahiro cya giti Adamu na Eva bariye bango bakoze ku marorerwa amahano nibyo nakubwiye ngo umusore waritashye ari inyangamugayo akiri imanzi ari mu kigo cye nta hantu afite agomba guhurira na nibishaka abatandukanye n'umugore hanyuma rero uko mbyemera nta sinzi niba ariyo nawe ari kubyemera kuri twavuze ko hari imbaraga z'Imana nemera ko hari n'imbaraga z'imyuka mibi urabyemera uko ni ukuri kujuje ibisabwa iyo tubasengera bamoka twumva yego ejo bundi nabonye umukozi w'Imana buretse ubwo ugiye kunjyana kwa Julienne nise nkumva ntago ariho vugisha ukuri mvugishije ukuri niho nose ubwo ngaho zibare twumve ejo bundi mbona Julienne yarabatije abantu bati ntago zirari imbaraga z'Imana zikora ku bantu aho reka ntuzi bakagwa yego bari kubatizwa abandi nabo batese kuki mutumva ko umuntu yuzuye umwuka wera akari umukoresha biriya izi mbaraga abapasiteri bafite zo gutunga abantu ibiganza bakagwa bamwe bakaruka mu nsengero n'abandi hari aho ubirefera ku mwuka wera uko wahoroze ukora abantu bakiwakira ibyo tubisaziyemo ibyo byihorere ahubwo yarababatije baragwa cyane umuntu akava mu mazi rwose ukabona ari kugira ariko ni ukwakira umwuka wera none se ariko reka mbaze ikibazo kubera iyo umuntu ari kwandika izina tubona amabanda atazi yavuye atondagira iryo zina
nanjye simbizi. Muri ADPR iwacu twemera ko turi abanyamwuka kuruta abandi ku isi. Iyo umuntu avuye mu mazi kuki diyakona bari hariya ari wanted n'isume diregita ahita amuhanagura ku mazi. Hari ni nko mu rupfu umuntu abavuye. Cyambere amazi nose ko aba yapfuye umuntu uri kuzuka hatarashya imigeri niye. Mubatizo nikize nugupfa ukazuka. Hari umuntu abapfuye akazuka. Nazo umuntu uri kuzuka ntarashya imigeri akanadedemanga arashya n'amaboko byose. Kuko namugana umuntu wese uri guterera bagitwaza ngo yagiye ikuzimu. Ubu ndaje nanjye nimbona amafaranga muvuge ko nyakoro kwa Satani. Ariko aho kuzimu wabwira abarokore reka mbanze mbaye ibyana. Ariko n'imijuru ibaho kuki utemera ko kuzimu kuba. Genda gakeya. Ngenda gake. Ndababwiza ukuri ko nta muntu wigeze agikuzimu bagaruke. Yesu yagiyeyo. Yaragiye gukora iki? Kwambara Yesu Satani ifunguye. Areka rwose. Nawe kwagiye mu ijuru. Kwagiye mu ijuru kagaruka wowe. Buretse aho nimushaka kuhagera tugendane. Nta muntu wagiye ikuzimu ngo agira ati agaruke. Iki kintu ninyibabwira mu cyumba. Kuzimu bavuga nshuti yanjye mpababwiye. Nagiyeyo. Kuzimu wagiyeyo? Umva aho nageze. Duteye ubwoba. Umva aho nageze. Wagiye ikuzimu wowe? Icyo gihe nari ndi mu byaha byujuje ibisabwa. Ukuyemo kumena amaraso. Nicyo cyaha kitari kirimo. Wenda no kugambanira umuntu. Ingutiya nari nzimereye nabi. Uzigira ute? Nzinjiramo. Winjiye mu ngutiya wowe? Ujya gusaka y'ibiriyo. Uwo ninjye bara. Njyewe umuntu uzakubwira ngo nibishaka ndamuzi. Uzamubwire ngo urabeshye ntawuzi. Ninjye njyenyine wiyize. Ni wewe wenyine wiyize. None niko kuri. Ndibuka icyo gihe nakoze icyaha ndabyibuka. Umuntu arimbuka byumva ntibazababeshye. N'umuntu aritaha ari kubyumva. Niyo mpamvu sinjya ndirira uwapfuye kuko ahagiye niwe uhazi. Bara nguha amakuru ni n'ubwa mbere nyavuze. Ukuntu wagiye ikuzimu? Nshuti yanjye narimbutse ndi kubyumva. Usohoka mu mucyo ureba. Ukinjira ahantu muri korodo urabona aka karongozi uko kameze. Umwuka aragukwega nka gaze. Aragukwega nta muntu ubugufasha akaboko. Sumaku iragukururika kuzana. Iyo uri kugikuzimu nyine? Yego. Ndagenda ngera ahantu ku mwobo. Umucyo ugenda uwuhindukira uwusiga uri kuwureba. Ukagenda usanga umwijima uri kuwureba. Bara nahagaze ku rwobo ntamenya ngo rufite ibirometero bingana iki. Naba mbeye. Kandi mu bintu nirinda pe. Njyewe nashenye ubukwe mu rukiri bwarapfuye rukiri ya mbere. Ubaza aya makuru barayagoha. Mukobwa yarambeshye. Twaranerekanwe ubukwe burapfa. Abakristo muri mu rukiri barabitubwira. Mumbwire ko iki kintu ngihimye. Yari yabekubeshye iki sugo? Hari afite ibintu yari yarambeshye ntashaka kuvuga. Urumva shuti yanjye? Yego. Ushaka ko tutandukana nge nawe. Kora icyaha kimwe gusa. Cyo kumbeshya. Bara wanca inyuma nakubabarira. Wampemukira ibi byose uzibibaho. Ariko kumbeshya ndabyanga. Niyo mpamvu ni nkuru nkora. Ibintu byo gutwika ngo icano ngo zirebwe ngo ngirize no simbikunda. Ndangije ijwi rimwe riri imbere n'iriri inyuma numvise amajwi atandukanye. Icyo gihe uri kuzimu nyine? Uri kugikuzimu? Ndi kujyayo. Uri kugikuzimu yego. Ijwi rya mbere rirambwira ngo itegereze neza imirimo uri gukora. Nagiraga ngo nkwereke igihembo cyaho iri. Aho hantu narahahagaze mvuze induru. Ndavuga ngo Mana ya Isaka na Yakobo menye icyo nzize. Nunkuraha uwagezemo aba yagezemo ntagaruka. Ijuru ryankopeje Gehinomu yanjye shuti yanjye. Niyo mpamvu nubona mvuga Yesu mfite amahane mfite aho nyakomora henshi. Urumva bara? Imana iragukunda. Imvugiye Yesu nabi. Namukunda yamujyanye mu ijuru n'ikuzimu hose. Urumva? Imvugiye Yesu nabi turaserera baza uyu mugabo ahantu twari turi. Ingumi yari igiye kuvuga haciye gato.
wamuvuga mu bundi buryo ukamuvuga uko ubyumva ariko kumuvuga umutoba ntabwo bikunda njye twagigira urumva nagiye simbuka ibintu byinshi irindi jwi rikavuga ngo iyo mirimo wari umazemo igihe ni iyacu irindi rirambwira ngo rahirira hano kutazongera ko ibintu mubamo murabizi rega hari ibyo tutavuga iyo rero hano uje utibara nibishaka ndamuzi ibiki bye ingeso ze ntazo uzi inshuti yanjye njye nyine ugize ute uzizi ndashimira Kristo wamvanye aho hantu uzi impamvu ngo nta muntu ugikuzimu ngo agaruke bara uwagezemo aba yagize ate yagezemo aba yagezemo none Imana yaguciye ahubwo abantu bajye baza batubwire bati narebyeyo ariko ndashimira Kristo wandinze kumanukayo wowe namwumva iyo wagezemo finaroma ntabwo ugaruka ntabwo ugira ute ugaruka niyo mpamvu ubona uriya muntu yari gusamba abakubitana n'ibintu ukabona urwanga rwaje urukonda rwaje urufuzi rwaje ararwana n'iki nawe ukaza usenga ngo abadayimoni bari kumushimuta bamushimuta se ko yagezeyo uzi ibyo baba bamubaza baba bamuha amajido bamubaza ukuntu yajyaga yiyemera hano ngo ari gukandagire satani kagakora mukandagire satani nta mahoro yama hariya baba bari kukubwira bati ongera pa urushyi ongera umugeri mu mpyiko ongera uzi ibyo bagukorera baraguha none kuriya bari ubona ndeba hano abari gusamba apfuka umunwa baba bari kumuha amaraso n'ibinyama byaho ngo arye none akabona ukuntu ari bibi akanga kugira gute akanga kubinywa agapfuka umunwa kubinywa agapfuka iki umunwa none iyo ubona ruriya rufuzi rugenda ruzamuka hakaza urufuro baba bamuteye uwakajwiga yego bazababeshe nta muntu ugera mu kuzimu ngo agaruke ahubwo bajye baza batubwira ati cyakora narungurutseyo nagarukiye ku munwa w'ikuzimu nta muntu ugerayo ijuru ryamaze kugira gute kukurekura byarangiye noneho kugira ngo tubumve bakaza bo batubwira ngo bavuyeyo oya uwagezemo mindani aba yagezemo rero umwana w'ubugingo egari aberi umwana wo kurimbuka egari kayini wibuke ko aberi yavutse imana imaze kwirukana adamu na eva hehe mu ngobyi ya edeni ibambukije umugezi wari ukikije iki ubutayu then iyo edeni niyo mpamvu na bugingo n'ubu ijuru ntabwo uribona kubera ko wakiriye Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza izo ni kondisiyo na mentalite z'idini ariko ijuru n'ubugingo umuntu avukana nabyo ni umurage wabera unyumve neza iki imana igufasha iki dini rigufasha iyo ufite idini rizima rigufasha kurera bwa bugingo imana yagize ite none to kuvuze ngo umuntu avukana nabyo imana ntago igira mu nyangeri imana ntitoranya abitoranya bakavuka ari abo kurimbuka abandi ari ab'ubugingo abo kurimbuka bazize iki unsubije rero aho n'ubundi mvuye tujye mu ngobyi ya edeni ibahora ibyaha by'iwabo bose cyangwa ni ibyabo ijuru nta muntu umenya ukuntu ijuru bari managinze bene ryo nibo babizi sibyo hano kuri YouTube yawe wemerewe gutumira uwo ushaka n'udashaka bara ntabagusaba ibiganiro ngo baze kuvuga ukambuye mu mwanya yego kuki se wanyirukanse wongeye wampaye angahe ntayo none se nyine rero banza umenye ngo ijuru bajya babwira ngo nta kimenyane gihari ntacyo nta naho kiba nkaho mu ijuru babikimenyane nta makuru mufite kuki se babwira ngo ni iry'abera abatera se bo baremwe nande abo ubundi mubaye ijuru ni iry'abera abatera se bo ni abandi satani yigeze arema umuntu oya umuntu wese yaremwe nande n'Imana kuki si yo ibabwira ngo erega ijuru ni iry'abera abatera se kandi wumve ifite mu mbaraga zayo kutweza no kutubabarira iki ibyaha niyo mpamvu rero ujya kubona ukabona
unyumve neza aka kantu umukristo akajyaho akagigira akarwana n'ubugingo bagakirana bagahana amangumi. Niho Pawulo rero yageze aravuga ngo unyumve neza nshuti yanjye ndaterana ibipfunsi ariko simpusha, ndasiganwa ariko si nk'utazi iyajya. Yego ndashaka gusingira icyo Kristo yagize ati yamfatiye ubwo azampamagara ahagaze hehe ku bicu, sibyo? Noneho hari ahantu Pawulo yageze, iri jambo abantu benshi bakunda kwitwaza iyo bagize intege nke banaritaguye abagore b'abandi n'ibinyoga n'ibibyaha runaka, ngo erega wamubwirutse se mwene da byagufashe gute? ngo erega sindageza aho umwanzi atarasiki uko ni ukwidefanda, kandi akwiriye kugera aho umwanzi atageze iki imyambi. None yahagaze aho ayigeza barawumuhaye ngo erega sindagera aho umwanzi atageze umwanzi. Noneho reka mbaho urugero rworoshye. muzi impamvu abarokore basambana cyane kuruta abo twita abapagani? aka kantu mumbarire mukumva kandi ahita amaguruka. Ariko suraguruka wahise nkasoza ikiganiro haguruka niwe twe twakwakira. Reka nkubwire biterwa na korali ndirimbo. Wari uzi neza ko uzi impamvu basambana? Abarokore basambana cyane. Araza ari mu mwuka w'umuhamagaro akajya mu mwuka wo gutogota, akajya akavuga Yesu akamwamamaza, akamutonora mu mano, akamujya mu nzara, akamuvuga neza, akamukora mu bwanwa, akamuvuga neza. Ubwo ari mu mwuka wo kwirengagiza ko kurongora bibaho, kandi ni muzima, n'igituma arongora kirahari. Noneho iyo bibaye ngombwa ko aca umugozi wo gusambana, hahandi nyine ahagaze kuri tere yaho umwanzi ageze iki imyambi. Uranyumvise? Noneho yarari ahantu umwanzi atageze iki imyambi. Ni mu y'ibiri, ni mu y'itatu, muri 40 jours, yego, ni mu cyumba cy'amasengesho, ni mu ivugabutumwa rihoraho, mbese ubuzima bwe buhora mu mwuka. Aho niho umwanzi atageze iki imyambi. Ariko Bibiliya avuga ngo amaze kumugerageresha ibyo byose amutega ikindi gihe. Noneho muri bwa burangare ntiyigeze asenga Imana ngo ayibwire ngo umpe imbaraga z'ikindi gihe. Yumvaga nyine ko ari full tanka, igihe harimo kigize gute gihagije. Uzi yahagaze aho umwanzi ageze imyambi, ararongora n'incuraza n'inkomba nkweto byose afatiraho. Uzi impamvu? Avuye muri gereza y'amasengesho, aho umubiri we wari uri mu gifungo, noneho ageze ahantu abonye uburenganzira. Niyo mpamvu abahanga barakubwira ngo aho kubwiriza umugwirizwa, uzahure n'uwo ugiye kubwiriza bushyashya atarigeze akandagira no mu irembo ry'urusengero. Urumva aho bitandukanye? Yego. Rero niyo mpamvu na bugingo n'ubu ubugingo twaburaganwe na Kristo. Yego. Urumva? Umwana w'ubugingo yavukanye n'ubugingo. Tandukanye umwana uri kuri mukase n'umwana uri kuri nyina. Ni ibintu bibiri bigize gute bitandukanye. Imana yakomerekejwe n'ikintu kibereye mu ngobyi ya Eden, itakigizemo iki nk'uruhare nkayo nyirabyo nyir'umushinga. Ndagira ngo mbwire abantu baduteze amatwi ko turi umushinga w'Imana. Satani yinjira muri pipiniyeri y'ingemwe z'Imana akandagira urubuto rumwe. Urumva neza? Amena ibanga yari kuzahishurira Adamu na Eva kugira ngo icyubahiro cy'Imana, rero uko icyubahiro cy'Imana cyagombaga kuba kingana, ubu ntabwo ariko kingana, kubera ko hari abantu bavutse ku bushake bw'umubiri muri kamere. Iki nicyo ushaka ko mwumva. Yes, icyo nicyo cyamanuye Yesu gukuraho Adamu wa mbere. Urumva neza? Gukuraho Adamu wa mbere. Yesu azara Adamu wa kangahe? Hadukiza urupfu rw'iki rw'iteka. Haleluya. Niyo mpamvu na bugingo n'ubu iyo abantu badiringa kuri izi mbuto ngiye baransetsa. Igiti bariye bakamenya ko batwite bakabyarana n'ubu. Ni igiti bwoko ki? Mukabesha abantu.
deni Imana yahaye Adamu umugore ntabwo ari papayi sibyo ntabwo ari papayi yego sinironji yamuhaye namubwira ngo mugende mubyare mugwire mugire gute mwororoke hanyuma inzoka ikubitira Adamu na Eva muri fiançailles ikiri cishaka kabantu bumva ubukwe baburiye ari bubisi s'il-vous-plaît ntabwo se dushingira abageni batwite yego hanyuma sabo bana turabica hoya uwo mwana asa n'umwana w'ubugingo mukatubeshye burya se ntago ari umwana w'ubugingo yakiriye Yesu inde se indi tabona ubwo abantu babyaye banzunyumve neza hano ndashaka ko mu nyumva nge nababwiye ngo muzanzanire umuhanga muri teoloji cyangwa mwiyobokamana sinzi yo mubakura mbona umuntu wese hanaza akiyaminiye akavuga ibye umwana wese wavutse mu bushake bw'umubiri muri kamere ya kimuntu ntago ari umwana w'ubugingo no kurimbuka ni umwana wo kurimbuka icyo akora mesyo ni icyaha genda gake iyo ivuze ngo nzahora abana gukiranirwa kwa base n'abanyina tujye mu kubara 27 nunjyana muri Bibiliya ndakujyanayo neza wicuza n'impamvu wanjyanye Bibiliya ivuze ngo iki Bibiliya yerekana abakobwa ba Selofehadi baburana uburenganzira bwabo mu byakozwe n'intumwa genda gake umva se ibyo intumwa turabizaho ibyo byose birarangiye tandukanye umuntu wanditse afite irari ry'umubiri n'uwanditse yaratsinze kamere tugiye mu byakozwe n'intumwa reka nivugire ku bakobwa ba Selofehadi oya ibyo ngibyo impamvu nari bubyemere iyo sezano rya kera banza wumve Imana yahoye abantu mwibesha abanyarwanda ngo mubesha ababakurikirana nta mana ya kera nta n'iyubu bahinduye ibitabo Imana ntiyigeze ihinduka hano mu ntera amabuye mbahaye agahanga ngaka mbaye uburenganzira iyo mumbeshe ngo isezerano rya kera ntaryo niyo mumbwiye ngo isezerano rishya naryo ntaryo ni gute uhindura ibitabo Imana idahinduka egari escoro ubutubuzi bw'ibyanditswe gute ufata Imana ukayideparitejamwo ibice wowe wumva ushaka ibera hose icyarimwe uko yari irejo n'uyu munsi nikwiri nta mana yabayeho nibishaka ntarabaho ikiriho ngo yiceme ibice bibi kereka umbwira ngo Imana ya mbere yarahindutse duhindura Bibiliya uyu munsi turi mu murage wa kabiri icyo kinyoma mugikurayo mwabapagani uze kubitekereza neza u Rwanda rwa mbere y'uko u Rwanda rubaho ni u Rwanda bw'abanyarwanda hahinduka abayobozi ntabwo hahinduka igihugu urabyemera ntabwo ubyemera urabyemera biragoye kubyumva kereka uri mu mwuka iyo umbwira ngo isezerano rya kera ngo ryari ibingibi what do you want ntimukabeshya abantu muri atatu yanjye ntabwo wambeshya kereka numbwira ngo habayeho Imana yo mu isezerano rya kera uyu munsi turi ku ngoma y'Imana y'isezerano rya kabiri ibyo bintu mubikura none se yahozeho kera mbere na mbere soma Yohana igice cya mbere hariho jambo mbere na mbere hariho jambo jambo uwo yahoranye n'Imana kandi yigira umuntu ahorana natwe ibintu mubeshya mubibeshya abandi none se nta bibiri nta umubwire fata Bibiliya ubundi ni iki ijambo ry'Imana ni igitabo muremera ko abanyafurika mukiri mu bukoroni Bibiliya se nayo ni igitabo ni iki kugira ngo ubukorane bufate intera irenze ukwemera nuko hagombaga kubaho Bibiliya batwambuye umwimerere wacu w'imyizerere n'imyumvire yacu batuzanira iyabo ntabwo ari ijambo ry'Imana ni imfashanyigisho integeka iyo ngiye kuvuga Imana ndayifashisha nkwibe nyikoresheje se mwongerageresha icya 10 n'amaturo nzabagomorora imigisha mu buraho muyikwira bara wari waryama watanze icya 10 mu rusengero ugataha iwawe ugasanga sinjya ngitanga kuko sinkemera kare kose nituro ryishimwe sinjyemera nose ubwo warwanaga niki mukambeshye none kumubaza iki bambaza iki kucyumbaza ibyuzi ariko se Theo iyo uvuze ngo papa ugiye gutorwa ni ugiye kugira ute kurimbura isi ushatse gusobanura iki nuko ubwami bw'abaroma buhagarariye ubundi bwami bwose ku isi Bibiliya ni politike baraka idini ni bizinesi niyo mpamvu Yesu abafarisayo bamuhasi ibibazo arababwira ngo icyo akora abayoborwa n'umwuka wera nibo bana koko se ubu papa ugiye kujyaho imperuka y'itiba amakuru ufite imperuka se ni
imperuka ni iki iraba gute mu buryo imperuka ni ikintu kibayo kidasanzwe kandi abantu batari biteze turahita dupfa se biragenda bite ubu nkawe covid yavuye ni indwara ntujyana ahandi hatari aho uzi imyaka covid yatreninzwe wowe gira agatwe gato nk'akarinda uruguma tugeza bara nkubaza yego inkuru ukora zibikwa na so zibikwa na nyoko ni mushiki wawe uzibika ninde uzibika ni igihugu izibika ikanyera amafaranga hanyuma kuki bikubikira iranyishyura none uzaburana nande uzaburana nande nta muntu nzaburana nawe Google yawe rero Google izakwereka inkuru wakoze nakubara ndemera ko ntize n'isirabizi na 3 ya primaire atarengaho n'icyumwe ndabyemera munjije Imana ifite kanemere ko ndi ariko niba nterekwa ntabwo nanakabakaba igiti kituhiwe kiruma mbwira ukuntu ujya kunkubita ukazana ngo isezerano rya kera none wajya kunkuramo amenyo yirira na dodo zanjye nihahiye n'intogi zanjye ngo turi mu isezerano rishya qu'est-ce qui se passe fata Imana y'icyo gihe uyihuze niyo dufite Imana zingahe rero nimwe none si ibyo sezerano rya kera muri kure nimwe yahinduye ibyananizaga abantu niya hehe yimbwira mbwira y'iminota 2 yo Mana yimbwira Imana yo mwijuru Nyarwa Afrika we ni ryari tuzapfa mu bukoro Tarawore arazira iki sindi umunyepolitike arazira iki kwirukana abanyaburayi n'abanyamerika ndi umwanzi w'abazungu n'Imana irabizi niwe mwanzi ngira Bibiliya itubwira kutagira urwango mu mitima yawe ndamaze sinkunda abazungu aho muherereye sinshaka no kubabona ndabanga n'Imana irabizi uri rukara ntimukampatire gukunda abantu badakundikitse twabishinga papagani babicyaha abakiye Yesu kuki utabakunda kubera iki badashushanya satani mu muzungu bakamumuzana mu kintu cy'umukara Tarawore ahubwo bazamwica buriya nkubwire satani ni wumva satani ujya wumva umunyafurika ni wumva Imana ujya wumva umuzungu niba utari unabizi ubimenye ibyo byanditse he barabikubwira se ubimaze iki ngaho ni dore ikabutura dore iki siyo bagiye kuvuga Tarawore bora niba mwica inde Tarawore ahagaze mu kuri k'uburenganzira bwe mujye mwemera kuzira ukuri kwanyereka nese ubundi wari uzi ko icyaha ni iki icyaha ni ukuri muri politiki ukuri nicyo cyaha wari ubizi neza genda bizi ikinyoma rero niko kuri muri politiki niyo mpamvu Bibiliya ni politiki idini ni bizinesi wari wabona itorero ritangiza iteraniro rikarisoza byibura ngo baha abakristo babo promosiyo babwira batende uyu munsi mwayabuze nimutahe mudatuye bantu baje kubacuruza babazanira Bible urumva neza sinyirwanya manitse amaboko nyisomamo bijyanye n'ibyo ngiye kurebamo niba nirihe jambo riri muri Ezekiel simpibuka rivuga ngo havumwe uwima inkota ye amaraso rikagaruka rikavuga ngo uwicisha inkota nayo nawe niyazicishwa njyewe nkurongorera ndongore mushiki wawe nkoresheje ibyanditswe kandi urarongora n'umugore w'abandi ugusabye umuhe ibiri iruhande rwawe ntumurerege ngo agende azagaruke ejo ni ibiki biterwa n'ibyo umusaba iyo uhuye n'umupagani w'umurokore utambaye inkweto umwambika izawe kandi agomba kuzambara Theo reka ducumbikira bara umwuka wera gusa iyo uvuze Yesu nabi urankomeretsa umwuka wera Imana itanga amusendereza mu bantu bose badukurikiye umwuka wera tubanye neza ntiwananteranya nawe niyo mpamvu Bibiliya bayibasomera mucuramye nayo bakayibacurikira ariko umuntu yashaka kuyicurukura mukazana amapingu uzi ko aka kanya ushize ukuri kwa Bibiliya hanze ni igitabo cyarobanuwe mu bindi bitabo byanditswe n'abahanga niyo mpamvu Bibiliya ntagatifu ivuga ngo igitabo cy'ubuhanga ni iki ni iki Bibiliya
igitabo cy'ubuhanga muri Bibiliya ya ntagatifu ndanayigira mu rugo byanditsemo cyane ku cyarimo mwene Sirake muri Bibiliya yera yanyu bibahe ntago Bibiliya yacu ni y'Imana Theo urakoze cyane ntabwo ari iy'Imana kunuza aho ngaho Imana igira Bibiliya ibise turi kubwirizwa byandikwa nande Imana yamaze kwandika izi nkubwire Bibiliya y'ukuri urayisoma se ndayisoma vugisha ukuri mvugishije ukuri igitabo Imana yashize mu muntu ntugakirane n'inzozi zawe ngo uzirwanye ntukahangane n'ibyo warose ntugakirane n'ibyo umutima uri kukwiyama ngo ubikore ku ngufu ntugahangane n'ibyo umutima akubuza ngo ubikore ku gatuza Bibiliya y'ukuri egara umutima w'umuntu biriya ni imfashanyigisho kunda mugenzi wawe nk'uko wikunda wabishobora ntabwo byakunda ijisho rihorerwa irindi musabira abanzi banyu ibyo bintu wabikora ntabwo nabasabira mukajye mumbeshya ufata ibitabo byawe nigende urakoze cyane katinga shaka